warababajwe ari njye uzira, ndagushimiye 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 mwami Yesu, warababajwe ari njye uzira, ndagushimiye 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 tuzajya tuguhimbaza tuvuga imirimo wakoze, tukuririmbire. Ndagushimiye 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 watwaye imitwaro yanjye yose umagukira, ndagushimiye watwaye ibyaha byanjye byose umagukira, ndagushimiye 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 warababajwe ari njye uzira, ndagushimiye ndagushimiye mwami Yesu Kristo, ndagushimiye cyane, ndaguhimbaje, muzamura icyubahiro, urera kandi urakiranuka, uri Imana nziza, uri Alpha, uri Omega, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo gushimwa. Reka abari mu isi bose bapfukame kubwo kugira neza kwawe, kubw'icyubahiro cyawe. Reka buri wese avuge izina ryawe, reka buri wese avuge ko yakubonye, reka buri wese avuge ko ukomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Ngushimiye cyane kubw'isaha nziza y'agaciro, isaha y'umugisha, isaha yo kongera kuvuga ibyiza byawe, ibyo wakoze, ibyo uri gukora n'ibyo uzakora mu gihe kizaza. Ndagushimiye. Umuririmbyi aravuga ngo warababajwe kugira ngo nkire, koko wagiye ku musaraba umena amaraso yawe, urababazwa, uramanuka ujya ikuzimu, urapfa, urongera kandi urazuka kubw'urukundo wankunze, uti intebe yawe y'icyubahiro. Ndagushimiye cyane Kristo, ngushimiye kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe, ishimwe no gukomera n'ibyawe. Amen. Ndamushimiye cyane Kristo n'impuhwe ze zose. Mfashe umwanya wanjye kugira ngo mbaganirize ku ijambo gatoya. Nifuze kubaganiza ku ijambo rivuga ngo nawe Kristo yakubabarira, kuko nanjye yarambabariye. Niba nanjye yarabinkoreye, nkaba nzi aho yankuye n'ibyo yankuyemo n'ubuntu yangiriye, nifuza ko hari n'abandi bagirirwa ubwo bwiza. Niyo mpamvu nifuje kuza hano kugira ngo mbaganirize iby'Umwami Yesu Kristo yankoreye. Bibiliya itubwira ku mateka y'umwana w'ikirara. Bigaragara ukuntu umwana w'ikirara yagiye akabwira se ko atagikeneye kubana nawe ngo amuhe ibye abijyane, aragenda ajya kubyaya. Biboneka muri Luka igice cya 15, washaka kubisoma yabireba. Aragenda ajya kubipfusha ubusa, arangije abonye ko bikomeye aravuga ati ubuzima bumucanze kuko byaramaze kubimara, aravuga ati reka nsubire kwa data, wenda njye kumukorera, njye kuba umugaragu. Bibiliya iravuga ngo singikwiriye kwitwa umwana wawe, ahubwo nze ungire umugaragu. Ngo ariko ise amubonye akiri kure, mureke tuhasome kuko ni byiza kuhasoma. Luka igice cya 15, ngo umugani w'umwana w'ikirara. Ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati mpa umugabane
w'ibintu unkwiriye, nuko abagabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwoherereza mu gikingi cye kuragira ingurube, ngo yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ngo ariko ntihagira ubimuha. Ngo nuko yisubiyeho aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data, nacumuye kuri yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwanya aramubwira ati, data, nacumuye kuri yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye ko nitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Hano rero ndagira ngo mbabwire ngo hano umugani w'ikirara urepresentinga, ugaragaza impuhwe z'Imana kuri twebwe mu gihe cyose tuba turi hanze turiyokura ahantu sinanahita izina, ariko ni kure, kuko wumva ko n'uyu nguyu yagiye mu gihugu cya kure. Noneho hano titire natangiye mbabwira ngo ijambo riravuga ngo nawe Kristo yakubabarira, nanjye yarambabariye. Nta hantu kure cyane habaho Imana idashaka kudukura. Icyaha cyose waba warakoze, ibyaha byose waba warakoze, hari nk'umuntu nigeze numva ambwira ngo njya ntekereza ngo ngiye imbere y'urusengero, nyinjiramo ngo urusengero rwahita rushya. Byibura no kuba gitekereza ko ubuzima bamo budahuye n'ubw'urusengero, nuko yumva ko umutima umushinja ko hari ikidakwiriye mu mutima we. So rero ndagira ngo mbabwire ngo ahantu hose waba uri, icyo waba warakoze cyose, nta na kimwe Imana itababarira. Icyaha cyose Imana irakibabarira. Bibiliya iravuga ngo icyaha Imana itabara ni ugutuka umwuka wera. Gutuka umwuka wera ni ukunangira umutima ukagera kuri ya point handi mwuka aravuga ati, umutima we ni umutima wa kahebwe. Aho niho Bibiliya ivuga ngo ni ugutuka umwuka wera. Hahandi mwuka wera henda neza. Mu Baroma igice cya mbere cya kabiri niho bavuga ngo umuntu ufite umutima wa kahebwe, umuntu udashaka kumva, umuntu udashaka umutima umeze nk'ibuye. So rero ndagira ngo mbabwire ngo nta cyaha Imana itababarira. Waba uri umujura, waba uri umusambanyi, waba uri umubeshyi, waba uri umwesikuro, waba hari ibyaha birenze n'ibyo ngibyo wakoze, nawe ntabwo ari wowe. Ahubwo gira umutima uciye bugufi, wumve ko umutima wawe wanduye, noneho ushake Imana. Ahantu hose ntekereza ko nta hantu kuri isi utashakira Imana. Niyo waba uri muri biriya bihugu by'Abarabu by'abamizirima, washatse Imana iragusanga, igucira inzira ku buryo uyibona, kandi ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Iri sifi yo kumvira iryo jwi gusa rikubwira ngo hindukira, ahantu uri ni habi. Urabona ko uyu mwana yagiye kuragira ingurube, akajya yifuza ko abona ibiryo by'ingurube, nabyo ntabibone. Ahubwo ndibaza yakoreraga iki niba yari yaragiyeyo? Kuki n'uwamukoreshaga atamuhembaga? So rero ndagira ngo mbabwire ngo nta hantu kure habaho Imana itagukura, nta naho itakugeza. Buriya n'ijwi ryo mu mutima wawe ushaka kubwira Imana ati, mbabarira umbohore, nkura aha hantu, Mwami Yesu nshoboza. Abavuga Mwami Yesu nabamuzi, ndabwira abatari banamumenya. Ukabwira Imana kuko icyo gihe uri gusengera mu kigaro utabizi. Ariko Imana ni inyebambe, ni inyempuhwe. Umwuka warazenguruka ku isi, yahora agendagenda ashaka ufite umutima uvuga ngo ashaka uvuga umutima uvuga ngo ndananiwe, ndarambiwe, nkeneye kuva aha hantu, nkeneye kumva
ngize amahoro muri Kristo Yesu harimo amahoro. Ngewe ubuzima bwanjye burimo ibice bibiri kandi ntawe udafite ubuzima burimo ibice bibiri. Nabayeho mu gihe cyo kubaho ntari muri Kristo Yesu, mbaho no mu gihe ndi kumwe na Kristo. Igihe cyo kubaho ndi muri Egiputa niko nabyita, wakari agahinda gusa, nta munsi n'umwe najyaga numva umutima wanjye wishimye, nahoraga mbabaye. Kandi icyo gihe ubutware bw'isi buba bukuriho, Satani aba akuryamyeho, abazi neza ko utazeguka. Ariko inzira z'Imana zirenze igihumbi. Kare sinzi umuntu wahoze mbwira ariko mbwira ahantu ngo abantu badasenga badakunda Imana, ndababwira ngo Imana imeze nk'amazi y'umugezi utemba. Imana yishakira inzira, niyo byagenda gute, niyo yaba ari inzu y'urutare igeze gute, amazi akahagera, yishakira inzira. N'Imana nuko imeze. So Imana rero yaje kungira ubuntu, nanjye irankiza, nawe rero yagukiza. Ntago nzi ahantu uri, ndagira ngo nkubwire ko nta mahoro ari hanze ya Kristo. Ntayo. Hari igihe njya nibaza se abantu babaho badasenga babaho gute? Ni gute ushobora kumara iminsi, ibyumweru bibiri udashobora kubwira Imana ngo ese ugende n'imbere y'Imana ubwe ngo Imana wakoze, wagize neza. Imana uri Imana y'icyubahiro, Imana y'amahoro. Hanze ya Kristo ni habi. Bibiliya iravuga ngo ndi igiti mukaba amashami. Ntabwo igiti gishobora kuba gifite amazi, amashami adafasheho ngo yo gwagira amazi. Kiriya ni simbole nziza. Amashami amera neza ari uko igiti cyafasha amazi bikwiriye, reserminero byose biva hasi mu butaka bikazamuka bikagera mu mashami. Kristo aravuga ngo ndi igiti mukaba amashami, ndi umuzabibu mukaba amashami. So rero udashigikiye kuri Kristo nta buzima handi hore ya Kristo. Arongera avuga ngo ni ingenzira y'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa Data atanyuzeho. Urugero rwiza tubona muri Bibiliya ni umugabo wari umanitswe w'igisambo, yizera Kristo ku musaraba, yagize amaso y'umwuka, agirirwa ubuntu. Yagiriwe ubuntu niko nabyita, kuko mugenzi we ntabwo yagiriwe. Uriya yari umwana wo kurimbuka. Yesu aravuga ngo kereka umwana wo kurimbuka, uriya ngo yari umwana wo kurimbuka, ariko uriya yagiriwe ubuntu, ampishurirwa neza ko ari umwana w'Imana. Yaravuze ngo twe dufite icyo twakoze tuzira, uyu we yazize ubusa. Hari igihe Yesu yabajije ngo mbese bavuga ko ndinde? Petero aravuga ngo uri umwana w'Imana. Avuga ngo ntago ari inyama n'amaraso bikubwiye, n'uriya wo ku musaraba nawe si inyama n'amaraso, ni umwuka yari amuhishuriye amaso kugira ngo ahishurirwe ko kwizera bibyara agakiza. Abagiriwe ubuntu, aramubwira ati ningera kwa Data turaba turi kumwe. Ntawe rero Imana itababarira. Iriya image y'umwana w'ikirara igaragaza urukundo rw'Imana. Imana yadukunze. Ahandi hantu na hantu haje histoire y'umusamariya, nabyo biboneka muri Luka mu gice cya 10, ukuntu abatambyi bamuciyeho uriya muntu wari wakubiswe ameze nabi, abarebi bakamucaho. Byasiguraga amategeko n'ibitambo. Abatambyi, amategeko, abarewi bose bamucaho, atariko ntibagira icyo bamumarira. Ngo haza umusamariya, ngo aramufata, ngo aramwomora ibiguma, ngo amaze kumwomora ngo amushakira icumbi, ngo asiga yishyuye, ngo amaze yishyura no mu gihe kizaza. Kristo amaraso ye ni amaraso ari present, ni amaraso amaze 2000 ayamenye, ariko na n'ubu twijandikamo tukoga tukezwa. So rero nta mbaraga bindi bisaba kumva gusa, ukemera, ukizera, ukavuga uti Kristo uyu munsi nemeye kukubera, nemeye kuba mu bwami bwawe, nemeye kuyoborwa nawe. N'ahantu kure cyane Kristo atakura umuntu, ntaho. Kandi Kristo ukuntu ari mwiza, amara kugera mu mutima akawuturamo, agatangira no gukora iby'inyuma. Nibyo bivuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo isendereye muri twe, iratemba ikagera no hanze. Nta kintu Kristo adashoboye, nta kintu Kristo adakora. Muhamagare gusa ngo nawe yakubabarira, nawe yakubabarira. Yarambwiye ngo wanje ngo babwire ngo nawe yakubabarira, kuko nanjye yarambabariye. Ndi umuhamya wo kubihamya. Ndi umuhamya wo kubihamya. Nigeze mbona umunsi umwe ndi muzima, ntago ndwaye, kandi narajyaga kwa muganga bakabura indwara, ariko nirirwa mfite mareza ahantu hose mbabara. Ibyo ni ibifatika Kristo yakoze. Nyuma yo kumpereza agakiza, akambwira ngo anje nawe ndakurokoye, nawe ndakubyaye, nawe nkugiriye ku musaraba. Nawe rero Kristo yakugira ku musaraba.
ya ntago arobanura. Biriya avuga ngo yapfiriye abari mu isi bose, yapfiriye abari mu isi bose. Nta muntu n'umwe Kristo atababarira. Aravuga ngo ndi umuzabibu, arongera aravuga ngo kandi ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo munsange ndabaruhura. Ndabizi muri no minsi abantu benshi bose barasenga, la majorite benshi barasenga, ariko ntiducogore. Intambara ntabwo zoroshye. Intambara zo muri iyi si ntabwo ari za ntambara ziba zigahagarara ukumva ngo habaye intambara ya mbere isi yose irarangira, hazi ya kabiri, bamwe mujya numva baba ngo bategereje iya gatatu, ariko nayo ntizigera iba kubw'Imana, ntabwo izaba. Ya hazaba ibindi, ariko kuko Bibiliya yabivuze birashoboka ko bizaba, ariko ntabwo intambara z'iyi si zimeze nka za ntambara twize mu mateka ngo Revolution Française ibintu nk'ibyo. Oya, ni intambara uvamo mu gitondo ukajya mu yindi, mu gitondo ukajya mu yindi. Si iyo ukijijwe noneho ibibaye intambara y'ubuzima bwose, kuko Satani aba ashaka ikintu cyose cyatuma urekura ibyo wakiriye, yaba yumva gutakaje. Ya so rero ndagira ngo mbabwire ngo nawe Umwami Yesu yakubabarira, nawe Umwami Yesu yakubohora kuri iyo ngoyi, yagukiza kwikinisha, yagukiza ubusambanyi, yagukiza ubutinganyi, yagukiza kubeshya. Hari abantu babeshya, akabeshya ikintu akagikurikiza ikindi, wamubaza na cya kindi yakubeshya agahita agihindura ikindi. Ibyo byose Kristo arabibabarira, arabibabarira. Nta cyaha Umwami Yesu atababarira. Gutuka Umwuka Wera byonyine ni ukutamwumvira, kuko Umwuka Wera nicyo cyamuzanye kuri iyi si kugira ngo twese dukizwe. Ni byiza, hari ibyo dukeneye amazu meza, dukeneye imodoka nziza, dukeneye icyubahiro, ariko utashyeje ibyo ntabwo wabitwara. Dukeneye kwezwa mu mitima yacu, dukeneye kuba abana b'Imana, tukagira dufite confidence ko turi abana b'Imana. Tukavuga ngo even if bitagenda neza, even if iyi si tutayibonyeho iyi migisha, ariko turi abana b'Imana, tukagira dufite iyo confidence. Kandi Imana ntabwo yaduhamagariye kutwandagaza, ya ntabwo yaduhamagariye kudukoza isoni. Oya, ntabwo yaduhamagariye kudukoza isoni. Ya n'ibindi izabikora ku gihe cyabyo, kandi niyo itabiduha izabiheza n'abana tuzabyara n'abuzukuru. Imana ni inyempuhwe, Imana ni inyebambe, nta kintu na kimwe idafite mu biganza byacyo, ahubwo buri kintu cyose n'igihe cyacyo, n'igihe cyacyo. Hari n'igihe dutinda mu rugendo. Ndavuga nk'urugero, nk'umuntu ufite isezerano, Imana yamubwiye ati nzakugira umuntu ukomeye, nzakora iki, ugasanga yirirwa abwira abantu ngo Imana yaravuze ngo izakora ibi, amasezerano barayabagarira. Nta mpamvu yo kuzageramo dufite ubusembwa, nta mpamvu yo kuzageramo dufite ubusembwa. Ikindi kintu gisigaye gihari ni uko amasezerano duhabwa n'abahanuzi atumugaza. Ugasanga umuntu muraganira iby'Imana arakubwira ngo barampanuriye, ntashobora no kukubwira ati nigeze mfata umwanya ndasenga nganira n'Imana, nigeze mfata umwanya nsaba Imana ngo impagakiza kuzuye, ahubwo agahora akubwira ngo bampanuriye ibi. None hari umuntu wabwiye ejo, ndamubaza ariko se kuba guhanura imodoka buri munsi uzaba umucuruzi w'imodoka? Ya kuko abahanuzi b'iki gihe turi muri periode hicayeho umuhanuzi w'ikinyoma. Ntabwo mvuga bose ko ari abanyabinyoma, ariko pourcentage nini ni abanyabinyoma. Mube maso, Bibiliya irahari, dufite no kujya guterana. Umwuka Wera yaraje, mufate Bibiliya musenge, musabe Umwuka Wera dusobanurire. Nubwo buhanuzi bwuzuye Bibiliya, nta n'ubuhanuzi umuntu yaguha buruta Bibiliya. Ntabwo. Mureke twizirike muri Kristo, uko bimeze kose twizirike muri Kristo. Nta muntu ntekereza ko kuri isi adafite ikibazo, ariko muri Kristo hari amahoro, hari ukugirirwa neza, hari ukugendererwa, hari ukuryama ugasinzira ukumva nta ntuzi ufite. Ya urakoze cyane, narayikoze, yitwa Angels Ministry TV kuri YouTube, uze kuza kureba. Ya hariho n'ibindi biganiro byanjye. Yo urakoze cyane, yitwa Cyizere Lick, ya irahari. So nashaka kubabwira ngo nta hantu kure Imana itakura umuntu, ngo nawe yakubabarira, nawe yaguha amahoro. Ngo yemwe abarushye muzasome Zaburi 107 ngo batakira Uwiteka bari mu makuba. Zaburi 107 ivuga ubwoko bwose bw'imibabaro y'iyi si, ngo ibirimarima, ngo bari boboshye, ngo bari bagize gute. Kandi Yesu aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, ngo kugira ngo mbohora ababoshye, ngo nsakaze umwaka w'amahoro, ngo mbwira abarushye ko baruhuwe.
uwo ni Kristo mvuga, nta wundi muntu dukirizwamo. Abakatolike bararirimba ngo izina rya Yesu ni izina twese abantu dukirizwamo, nta rindi zina twaherewemo agakiza. Nigeze mbabwira ubushize kuri YouTube channel yanjye, ndababwira ngo ese nturibaza impamvu isi yose ivuga Kristo? Ntabwo uribaza impamvu abanyabwenge, abapapa bakomeye, abakire, abantu bageze niyo bajya bakivuga Kristo? Nuko Kristo ari umugabo uruta abandi bagabo bose. Nuko Kristo ari Imana yavuye ku ntebe y'icyubahiro ikaza. Nuko Kristo ari umuremyi. Mu Migani igice cya 8 haravuga ngo mwiremwa Imana yarangabiye. Ngo mwirema no vuga ngo hari Imana, Umwuka Wera n'Umwami Yesu, ngo mwirema Imana yarangabiye. Uwo ni Kristo yari umuremyi. Igihe baremaga ngo tureme umuntu mu gice cya 3 mu ntangiriro bavuga ngo tureme umuntu, bavugaga bari ubutatu butagatifu. So nagiraga rero ngo mbaganirize kuri icyo kintu ngo nta cyaha Imana itababarira. Ese ufite ikihe cyaha wumva mu mutima wawe Imana itakubabarira? Hari nubwo tuvuge par exemple nk'urugero nk'umugore waciye inyuma umugabo we, umugabo washaka kuza akanabikwaturira kuko abagabo bahora bari above, ariko umugore akavuga ati iki cyaha bizagenda bite? Ushobora kwegera igitanda cyawe ugapfukama ukabwira Umwami Yesu Kristo akakubohora. Wazana cyatura kandi ukacyatura ntacyo kigutwaye. Gusa ni byiza kugira ubwenge, ibintu byose Imana ibiduheramo ubwenge. Ntabwo ari ngombwa ko ngo nuko ngo wumva ugomba kubivuga oya. Nta cyaha Imana itababarira. Tuvuge si ikihe cyaha? Bibiliya sivuga ikihe cyaha Imana itababariye? Ntacyo. Ahubwo muhindukire ngo kugira ngo iminsi myiza ibone ukwiza, ngo mwihane. Yaba mwari muzi ubwiza bw'Umwuka Wera, ubwiza bw'ijambo ry'Imana, biravanga ibintu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. N'iri jambo tuvuga n'ubuzima bwa Gikristo butuzanira ibyiza no mu bindi bifatika. Ndabizi amafaranga arakenewe, inzu nziza zirakenewe, ibyubahiro, abadafite abana barabakeneye, ariko byose boneka imigisha yose ngo twayiherewe muri Kristo Yesu. Mureke tute kujya ahandi hore ya Kristo, tumushakane umwete kandi tuzamubona. Ndabashimiye cyane, nifuza kubaganiriza. Nasoza mvuga ngo umuntu utarakira Umwami Yesu Kristo yamwakira. Yasubiramo aya magambo ngo Mwami Yesu Kristo, uyu munsi ndakwizeye, nandukuye mu gitabo cy'urupfu, nanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ibya kera biribagiranye, mpindutse icyaremwe gishya, mpindutse umwana w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo tugahita tuvuga abera, tukavuga ngo Imana ishimwe, no mu ijuru bakavuga ngo twakiriye undi mugeni mushyashya. Ndabashimiye abankurikiye n'abazankurikira. Uwiteka abahire, abagirire neza, abaha umugisha, ibyiza byose biva mu ijuru bibagereho, cyane cyane ibigera mu mutima. Ubwiza bw'Imana bube mu mitima yanyu, presence y'Imana muyumve, yaba mugenda yaba mwicaye, ihaze kwifuza kwanyu. Abarwaye mboherejeho imbaraga zikiza, abarwaye kanseri mboherejeho imbaraga zikiza, abarwaye imitima mboherejeho imbaraga zikiza, abarwaye umutwe mboherejeho imbaraga zikiza. Mu izina rya Yesu Kristo nohereje imbaraga z'umuriro ngo zibohore n'ababoshye. Abo baboshye, abo badafite kwinyagambura kubera umwanzi yabaziritse, nohereje imbaraga z'umuriro ngo zikubite, zitwike, zikongore. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Mwami ijambo ryawe risohoze umurimo waryo. Reka ijambo ryawe ribere nk'inkota, reka ripfumure ryaguranye imitima, kuko ijambo navuze si iryanjye, ni ijambo ryanditswe muri Bibiliya, kandi Bibiliya ni iyawe Kristo. Ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane, ndabakunda. Uwiteka akomeze abiteho kandi abahire. Shalom shalom.